Si ubwa mbere nta nubwo ari ubwa nyuma uzumva inkuru z'umuririmbyi waririmbaga muri korali cyangwa se yewe nawe muyobozi wayo yarabivuyemo maze akigira kuri indirimbo zisanzwe iz'abakirisitu bita iz'isi. Benshi mu bakoze ibi ngibi bavuga ko babikora bitewe n'uko uretse no kuririmba mu makorali ahubwo no gukora umuziki w'indirimbo zaririmba Imana cyangwa se gospel nta mafaranga abamo. Abahanzi banyuze muri korali bo ni benshi, gusa mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi Story House yahisemo kukugezaho abahanzi 10 baririmbye muri korali ariko ubu ngubu bakaba bakora umuziki usanzwe ibizwi nka secular music kandi bahiriwe muri byo. Njye nitwa Anikuingabiye. Ku mwanya wa 10 w'abahanzi nyarwanda bavuye muri korali maze umuziki usanzwe ukabahira turasanga TMC na Platini. Platini na TMC ni abahanzi bari bagize itsinda rya Dream Boys, itsinda ryari rikunze mu Rwanda mu myaka yashize, aba bose bakaba barabaye muri korali mbere yo gukora secular music. Platini akiri umwana yaririmbaga muri korali maze aza kuhava atangira gukora umuziki we, ni mu gihe mujyana Claude uzwi nka TMC nawe yabanje kuririmba muri korali ahivamo ajya kuririmba ku giti cye, nyuma bombi baza guhura maze bakora Dream Boys baririmba indirimbo z'isi. Kugeza ubu ariko itsinda rya Dream Boys ryarasenyutse. Icyakora Platini waribarizwagamo ari gukora muzika ku giti cye kandi amaze kugera ku rwego rushimishije. Ku mwanya wa 9 w'abahanzi bavuye muri korali maze umuziki usanzwe ukabahira turasanga Bushari. Hagenimana Jean Paul uzwi nka Bushari uyu wigaruriye imitima ya benshi biganjemo urubyiruko bitewe n'indirimbo zo mu njyana ya Kinyatrap, izi zirimo ni Twebwe ni Mwebwe, Kugasima, Tsikizo, Kinyatrap ndetse n'izindi nyinshi cyane. Nawe yatangira umuziki we muri korali mu mwaka wa 2020 nibwo Bushari yishuye ko mbere y'uko yinjira mu muziki w'indirimbo zisanzwe yabanje no kuririmba muri korali y'abana yitwa Maranatha yo muri ADPR CGM Gikondo. Ku mwanya 8 w'abahanzi bavuye muri korali maze umuziki usanzwe ukabahira turasanga Jay Polly. Tuyishime Joshua uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Jay Polly ni umuraperi wari uhagaze neza mu myaka yatambutse, gusa kuri ubu ibintu byo bikaba byaragiye gake kuririmba abikomora ku mubyeyi we waririmbaga muri korali Hosiana yo muri ADPR mu Gacinjiro. Ibyo ngibyo byatumye rero uyu muraperi nawe arimba muri korali y'abana, gusa amaze gukora yaje kubivamo atangira gukora umuziki usanzwe, ari nabwo yakomezaga agenda ajya mu itsinda rya Tough Gang. Ku mwanya wa 7 w'abahanzi bavuye muri korali maze umuziki usanzwe ukabahira turasanga Aline Sano. Uyu muhanzi kazi shengero Aline Sano uzwi nka Aline Sano n'ubundi ni umwe mu bakobwa bahagaze neza cyane mu Rwanda, akagira umwimerere mu ijwi rye rihogoza benshi. Mu mwaka wa 2008 nibwo yari ari muri korali maze nyuma yaho aza no kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru w'ikirangire mu kigo yigagaho, gusa nyuma yaje kuva muri korali n'ibyo byose maze ajya mu muziki usanzwe. Ubu ngo bakaba ageze ku rwego rushimishije mu muziki nyarwanda. Ku mwanya wa 6 w'abahanzi bavuye muri korali maze umuziki usanzwe ukabahira turasanga Ivan Buravan. Dushime Burabyo uzwi nka Ivan Buravan ni umwe mu bahanzi batangiye muzika bakiri bato. Ni wakwiyumvisha uburyo uyu muhanzi ku myaka 2 gusa yari azi gufata igicurangisho cya muzika gacuranga, cyane ko yatangiye muzika akiri umwana muto nyine aho yari afite imyaka 2 gusa. Kuri ino myaka 2 gusa kandi nibwo mukuru yamuguriye agapiano k'abana yirwaga akina nako kugeza aho akuriye akunda umuziki cyane. Ibi ngibi byatumye yinjira muri korali y'abana nyuma yo kwiyumvamo impano yo kumenya kuririmba. Amaze gukora ariko Buravan yaje kujya mu itsinda rya Kingdom of God Ministries ryamamaye mu ndirimbo Nzamuhimbaza, Sinzavahuri ndetse n'izindi. Ibyo birangiye ariko yaje nabwo kubitera umugongo maze atangira gukora umuziki usanzwe. Uyu muziki kandi waragiye uramuhira rwose dore ko ubu ngubu ari umwe mu bahanzi bahagaze neza mu muziki nyarwanda. Nubwo yashize amezi nta ndirimbo nshyashya ashyira hanze, Buravan yavuye muri korali akigira muri secular music. Ubu ngo ahagaze neza mu Rwanda dore ko azwi no hanze y'u Rwanda, akaba aherutse no kwegukana igikombe mpuzamahanga cya Prix Découverte gitangwa na RF1. Ku mwanya wa 5 w'abahanzi nyarwanda bavuye muri korali maze umuziki usanzwe ukabahira turasanga Mani Martin. Mani Martin watangiye umwuga wo kuririmba akiri muto cyane ku myaka 9 gusa y'amavuko. Yari afite indirimbo ku mwaka 11 kandi nabwo yari afite indirimbo nyinshi no kurusha izo yari yanditse kuva kera. Mani Martin mu bwana bwe yatangiye umuziki aririmba muri korali y'abana maze nyuma aza gutangira gukora indirimbo ze bwite zihimbaza Imana ubwo yasengeraga muri ADPR Gacinjiro. Uyu mugabo n'ubundi no kugira atangire kumenyekana yamenyekanye bitewe n'ubundi no gukora indirimbo z'Imana, gusa aza gutera umugongo indirimbo zo guhimbaza Imana yinjira mu muziki usanzwe nawe waje kumuhira. Ubu ngo bakaba ari bakunzwe cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa 4 w'abahanzi bavuye muri korali maze umuziki usanzwe ukabahira turasanga Safi Madiba.
niba ikora Safi uzwi nka Safi Madiba mu muziki wo mu Rwanda, uyu nguyu nawe yabarizwa muri Urban Boys. Ubu ngubu ariko Safi asigaye akora umuziki ku giti cye, akaba ari no mu bahanzi bagaze neza mu Rwanda. Ubwo yigaga mu ishuri ryisumbuye rya Gitwe, Safi Madiba yabanje kuba muri korali maze aza kuyivamo atangira kuririmba indirimbo zisanzwe mu itsinda rya Urban Boys. Byari ryaratangiye ari 5 nyuma bagasigaye ari 3, kuri ngubu nabo akaba yarabavuyemo akaba asigaye akora umuziki ku giti cyiwe, kandi nabyo wavuga ko byamuhiriye kuko ari mu bahanzi nyarwanda bameze neza muri iki gihe. Ku mwanya wa 3 w'abahanzi nyarwanda bavuye muri korali maze umuziki usanzwe ukabahira, turasanga Knowless Butera. Knowless Butera ubundi ngo kuva kera abantu bamwe bari bazi yuko uyu mugore azakora muri korali ubwo yiga muri Abahanzi, aho yise icyiciro cya 2 cy'amashuri yisumbuye, ari nawe yatangiye kwerekana ko azi kuririmba. Sibyo gusa kuko n'ahandi hose yagiye yiga, yabaho yize icyiciro rusange muri Aparude mu ishuri ry'Abadivantiste, ndetse muri Abahanzi yari mu muryango mugari w'abanyeshuri b'Abadivantiste umunsi wa 7, akaba no muri korali Maranatha kimwe n'abandi bahanzi bazwi hano mu Rwanda barimo na Tonzi. Kuri ubu ngubu Knowless Butera akora indirimbo zisanzwe cyangwa se secular music, ibintu byamuhiriye cyane ko ari umwe mu bagore mu Rwanda bamaze imyaka irenga 10 muri no muziki, ariko batiteye kubivugaho cyangwa se kwibaca intege agakomeza agakora. Ku mwanya wa 2 w'abahanzi bavuye muri korali maze umuziki usanzwe ukabahira, turasanga The Ben. Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye hano mu muziki wo mu Rwanda. The Ben nawe rero akiri muto yabanje kuririmba muri korali, aho na Meddy kuva kera bahoze ari inshuti kugeza n'uyu munsi. Gitangira umuziki aho Meddy yasengeraga kanaririmba, naho The Ben yaririmbaga aho ngaho akaba ari muri Zone Tempo, aho bakoranaga byinshi bitandukanye bakiri batoya. The Ben yaririmbaga kandi mu itsinda rya Justified na Mbabazi Isaac uzwi nka Lick, aho bari kumwe kandi na Nduwaye Columbus, we ugishinze imizi mu muziki wa gospel, akaba akunzwe cyane mu ndirimbo ye yise Hindura. Naho The Ben wabivuyemo umuziki usanzwe waramuhiriye cyane, dore ko magingo aya ari mu bahanzi nyarwanda bakomeye bakunzwe cyane mu Rwanda no mu karere. Ku mwanya wa mbere w'abahanzi bavuye muri korali maze umuziki usanzwe ukabahira, turasanga Meddy. Ngabo Medal Robert uzwi nka Meddy mu muziki nyarwanda, ubwo numwe mu bahetse muzika nyarwanda mu Rwanda ndetse no mu mahanga, aho indirimbo nka Slowly imaze kurebwa kurusha izindi zose z'abanzi nyarwanda batangira umuziki mu Rwanda. Iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 42 kuri YouTube. Meddy kandi ni umuhanzi nyarwanda umaze kubaka izina mu buryo bukomeye, ukora mu njyana ya R&B ndetse na pop, akaba akora umuziki muri Amerika. Ubwo yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, Meddy yaririmbaga mu itsinda rya Justified ryo muri Zone Tempo, aho bakunze kwita kwa Gitwaza, aho yaririmbanaga nyine na The Ben, Lick ndetse n'abandi baje kuba abahanzi bakomeye mu Rwanda. Kubera mama we yakundaga kumwigisha gucuranga cyane, ibi byatumye Meddy yisanga muri korali. Icyo gihe imwe mu ndirimbo ze yatangiriyeho umuziki zirimo na Ungirira Ubuntu, indirimbo ya gospel, ikaba yarakunzwe cyane kugeza n'uyu munsi. Mu nyuma yaho ngari ku gato ya Meddy yaje gutera umugongo amakorali maze yinjira mu ndirimbo zisanzwe. Ibi nabyo biza kumuhira cyane ko ari mu bahanzi bakunzwe cyane hano mu Rwanda no mu karere mu ndirimbo zitari zo guhimbaza Imana. Ni nansoresha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uramutse hari undi muhanzi warimbaga muri korali ariko ngo akaba akora secular music twibagiwe, umutubwire muri comment. Niba kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi, nabyo ubidusigire muri comment. Nitwa Ni Kwingabiye. Ibihe byiza.